بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وعد من أطاعه بدار السلام، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. dushima Allah subhanahu wa ta'ala, Imana ikwiriye gushimwa ibihe byose, byaba ari ibihe by'amage n'ibihe by'ibyishimo. Iyo yagize intsinzi ihambaye kuri ba bandi biyemeje kubiyumvira iteka ryose. Amahoro n'imigisha bisakare ku wasozeje umwe n'abahanuzi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mugaragu wa Allah, hari ubwo ibigeragezo, ibizazane, amakuba, agahinda ndetse n'uburwayi bigenda bikakubana igihe kirekire, ukabana nabyo igihe kirekire kubera agahinda n'ishavu wumva mu mutima wawe. Rimwe na rimwe ukiheba, ukibaza niba koko ari wowe wenyine waba ufite ibigeragezo. Reka nguhe inkuru nziza, nkubwire ngo abatubanjirije basogongejwe kuri ibi bigeragezo urimo uyu munsi, ndetse bamwe muri bo bageze no kurenga ku rwego waba uriho kurwarwa rwose kuri uyu munsi. Wowe ubabaye, wowe ufite agahinda, wowe ufite amakuba, wowe ufite uburwayi bumaze igihe kirekire, yewe wanahawe inkuru y'uko uburwayi urwaye budashobora kuba bwakira. Ndagira ngo nkumvishe yuko, nkwibutse yuko ibigeragezo uburemere bwabyo bingana n'uburemere bw'ibihembo, nk'uko tuzabibona insha Allah ta'ala muri iri somo utagomba kuba wacikwa. Kaze neza nanone ku nshuro ya kabiri mu somo ry'uruhererekane ry'ubuvuzi bw'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ndetse tunaganire kuri uyu munsi uburemere bw'ibyigeragezo abahuye nabo. Ni ukuvuga ngo abahuye n'ibigeragezo bikomeye kurusha abandi mu biremwa ni intumwa z'Imana, ndetse n'abandi bose bageragezaga kuba intunganye. Bagaragu b'Uwiteka, muribuka ubushize ubwo twaganiraga kuri aya ya kabiri iboneka muri suratu Al-Ankabut, tugaragaza yuko Allah yamaze kuduhakanira yuko tutakwitwa bemeramana nyakuri keza abanje kutugerageza. Uyumvire nawe uko Allah yatubwiraga muri iyo aya. Allah ati ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah ati ese abantu bakeka yuko tuzabareka bagakomeza kubaho uko babayeho, bagakomeza kwigamba uko bigamba, bavuga bati twaremeye kandi tutarabagerageza? Shwida, mu by'ukuri twagerageje ababanjirije kugira ngo tubashe kumenya Allah, kugira ngo bashe kuba yamenya ni bande bavuze ko bemeye koko bemeye by'ukuri, ni na bande bavuze ko bemeye nyamara ari ibinyoma. Ahangaha niho Allah ashaka kurebera ukwihangana kwawe. Bagaragu b'Uwiteka, ashaddu an-nasu al-bala al-anbiya, abahuye n'ibigeragezo bihambaye kurusha abandi ni intumwa z'Imana alayhimus salatu wassalam, ndetse n'abagerageje kuba abeza imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith dukesha Aisha, Imana imwishimire, aratubwira ati ma ra'aytu al-waja'a ala ahadin ashadda minhu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Aisha atubwira uburwayi bw'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Aravuga ati ntago nigeze mbona uburibwe bw'uwo ari we wese bwaba bukomeye nk'uburibwe nabonye intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yaba yarafite. Mu gihe cye cy'uburwayi yarariwe cyane, arababara cyane, kugeza ubwo Aisha tubwira ati nta wundi nigeze mbona mu bo naba narabonye waba waragize uburibwe buhambaye ndetse no kubabara gukomeye nk'uko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Nanone kandi hadithi ya gatanu iboneka muri iki gitabo cy'uyu mumenyi Dayauddin wanditse kuri uyu muryango cyangwa se wanditse kuri iri somo, yise at-tibbun nabawi, umuti cyangwa se ubuvuzi bw'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Umuryango turiho ndakwibutsa yuko ari ukugaragaza yuko abahuye n'ibizazane, abahuye n'amakuba, abahuye n'uburwayi buhambaye kurusha abandi bose mu biremwa ni intumwa z'Imana n'abandi bageragezaga kuba intungane imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya gatanu muri iki gitabo aratubwira ati, hadithi yakiriwe na Mus'ab mwene Sa'd ayikuye kuri se, aratubwira ati qultu ya Rasulallah, unabajije intumwa y'Imana nti yewe ntumwa y'Imana, ayyun nasu ashaddu bala, ati yewe ntumwa y'Imana ni bande mu bantu bahuye n'ibigeragezo bihambaye, ni bande mu bantu bahuye n'ibizazane bikomeye? Maze intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iravuga iti al-anbiya'u, ni intumwa z'Imana, thumma as-salihuna, nyuma abagira neza, thumma al-amthal
فالأمثل من الناس nyuma uko inzego zirushaho kurushaho kwiyegereza Allah urushijeho kurushaho kwegera Allah uko bagiye barutanwa mu nzego ni nako bageragezwa mu buryo bukomeye gusumbya abandi intumwa y'Imana ikomeza ibidusobanura mu buryo busobanutse igira iti yubetala ar-rajulu ala hasbi dinihi ngo umuntu ageragezwa bingana n'uburemere bingana n'urwego rw'idini rye bingana n'urwego rwo kwemera kwe fa in kana fi dinihi salabatun zuyyida fi balaihi ngo iyo basanze cyangwa se iyo afite urwego runaka rukomeye afite ukwemeranya ko gukomeye afite ubumenyi runaka mu dini bukomeye uwo nguwo ibigeragezo kuri we biriyongera wa in kana fi dinihi riqatun khuffifa anhu naho iyo afite imani nkeya cyangwa se idini rikeya uwo nguwo ibigeragezo kuri we biba ari bikeya fala yazalu albala'u bil 'abdi hatta yamshi 'ala al-ardi laysa 'alayhi khati'a Allahu akbar intumwa y'Imana ikomeza tubwira iti ngo kandi umugaragu akomeza kugeragezwa kuri iyi si kugeza ubwo akomeza kugenda kuri iyi si nta cyaha na kimwe akigira Allahu akbar iyi ni inkuru nziza kuri ba bandi bageragejwe bakageragezwa bikomeye bakageragezwa mu buzima bwabo uburwayi ibigeragezo bitandukanye ubukene n'ubundi bigeragezo intumwa y'Imana yatugaragarije muri hadithi itugaragariza yuko inkuru nziza bafite nuko uko barushaho kugeragezwa ari nako Imana igenda ibahanaguraho ibyaha kugeza ubwo basigara ari abere bakiri kuri iyi si hadithi ya gatandatu kuri uyu muryango nanone kandi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam nimvugo dukesha Abi Sa'id yinjiye ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam wa huwa maw'ukun intumwa y'Imana irimo iribwa irimo irababara irimo itaka faqultu ndamubaza nti man ashaddu an-nas bala'an ya rasulallah ati ninde mu bantu ni bande mu bantu bafite ibigeragezo bikomeye kurusha abandi yewe ntumwa y'Imana maze intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iravuga iti al-anbiya'u niyo n'abahanu thumma as-salihuna nyuma yaho ngaho ni babandi batunganya nizantungane laqad kana ahaduhum intumwa y'Imana iranje tubwira abatubanjirije ubuzima babayemo izo ntumwa z'Imana ubuzima buzanyuzemo abo bagira neza n'abatunganyije izo ntungane zabayeho uko zabayeho intumwa y'Imana iti laqad kana ahaduhum yubtala bil qamli hatta yaqtuluhu ngo umwe muri bo hari ubwo yatezwaga cyangwa se yageragezwaga agatezwa icyorezo cy'iki icyorezo cy'inda inda bagaragu b'Uwiteka ngo inda hatta yaqtuluhu bikageza ku rwego zanda zikamwiyicira Allahu akbar ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء ريب itandukaniro ryacu nabo yewe wageragejwe reba bageragejwe mbere yawe maze wafateho urugero rwiza Qur'ani Allah ratubwira ati ulaika alladhina hada Allah ngabo ngabo nabo twayoboye fabihudahu muqtadi ngaho ku muyoboro bayobotse uyoboke reba uko intumwa y'Imana itubwira iti abageragejwe gusumbya abandi al-anbiya'u n'abahanuzi thumma as-salihuna nyuma yaho ngaho abandi n'ababaye intungane laqad kana ahaduhum yubtala bil qamli hatta yaqtuluhu ngo umwe muri bo hari ubwo yageragezwaga agatezwa inda zikajya mu musatsi hatta yaqtuluhu kugeza igihe zamwicaga wala ahaduhum ariko itandukaniro ryabo natwe wala ahaduhum ngo byageraga ku gihe hari ubwo umwe muri bo kana ashadda farahan bil bala ngo kandi mu gihe cyabo iyo umuntu yagerwagaho n'ibyago n'amakuba n'ibizazane kana ashaddu farahan bil bala'i yajyaga nezezwa kishima ku bwa bya bigeragezo min ahadikum bil ata'i kugirusha uko mwebwe mwishima igihe mwahawe igihe wahawe ingabirezo runaka igihe wahawe ibyiza runaka uko wishima kuri bya byiza Allah guhaye bo bishimiraga bya bigeragezo kurusha ukuntu wowe wishimira ibyo Allah yaguhaye hadithi dusorezaho insha Allah ta'ala kuri uyu muryango ni hadithi nanone ya karindwi iboneka muri iki gitabo nkuko twakise at-tibb an-nabawi cyanditswe n'umumenyi witwa Dayauddin aratubwira ati
أن عطاء بن يسار أن أبي سعيد الخدري حديث يتوتك وأبي سعيد الخدري إمان منيشي مرفغتي وضعت يدي على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت الحمى عليه شديدا من فوق الثوب ونفشي تيغانزا تشانجي جيشيرا هيجو يومتكو بنو إيمان صلى الله عليه وسلم تسانجي نو إيمان إفite umuriro mwinshi mwumviye hejuru y'umwenda nukuvuga ngo nafashe umwenda shyira ikiganza cyanjye hejuru y'umwenda ku mutwe w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam cyangwa se ku mubiri w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam tsanga ifite umuriro mwinshi faqultu ndanje ndavuga nti ya Rasulullah yewe ntumwa y'Imana innaha alayka la shadid ati ko numva kuri wowe bihambaye ko numva kuri wowe ari birenze ubuje uko abandi babayeho ko abandi bababara ko numva kuri wowe uyu muriro ari umuriro udasanzwe maze intumwa y'Imana iti inna kadhalika ma'ashirul anbiya'i nguko niko twe tubayeho intumwa z'Imana yudha'afu alayna albala ngo twongerezwa cyangwa se dukubirwa ibigeragezo kama yudha'afu al-ajr nkuko ibihembo byikuba qultu ndanje ndavuga nti ya Rasulullah yewe ntumwa y'Imana ayu nasu ashaddu bala'an atiseni bande mu bantu baba bafite ibigeragezo bihambaye baba barahuye n'ubuzima bukomeye baba barahuye n'ibigeragezo bikomeye qal intumwa y'Imana iti al-anbiya'u n'abahanuzi qultu ndavuga nti thumma man nyuma nde yewe ntumwa y'Imana nyuma bakurikira abahanuzi yewe ntumwa y'Imana ni bande maze intumwa y'Imana iravuga iti thumma as-salihuna nyuma yaho ngaho nabagerageza kuba intungane wa in kana ahaduhum la yubtala ngo kandi umwe muri bo hari ubwo yageragezwaga hatta ma yajidu illa al-aba'ati yajubuha kugeza ubwo atabashaga kubona kubera ubukene n'ibigeragezo yabaga afite atabashaga kuba yabona imyambaro yo kwambara uretse igikoyi kimwe cyangwa se umwenda umwe ashobora kuba yakwambara wo wonyine nta wundi mwenda wa kabiri afite. Allahu akbar. Deba ubukene bahuye nabo kandi ari intungane ari intumwa z'Imana bimeze bite kuri nge nawe nyamara hari ubwo Allah dustiri akagira icyo duhereza kirenze icyo bano bari barahawe. Intumwa y'Imana ikomeza igira iti wa in kana ahaduhum la yubtala bil qamli ngo kandi hari ubwo umwe muri bo yagerezezwaga agatezwa inda wa in kana ahaduhum la yafrah bil bala'i yusibuhu ngo kandi igitangaje muri byose nuko wasangaga umwe muri bo cyangwa se wasangaga bishimira ibigeragezo bahuraga nabyo kama yafrah ahadukum bil ghaibi aw bir rakha'i nkuko umwe muri mwebwe yishimira kubona uwari warabuze kugaruka ko wari warabuze cyangwa se mu gihe cy'umunezero n'ibyishimo aba afite mu buzima bwe bwa buri munsi. Mugaragu w'Uwiteka wirambirwa, mugaragu w'Uwiteka wicika intege, mugaragu w'Uwiteka dore aba nabakubanjirije bahuye n'ibigeragezo birenze ibyo uhura nabyo bityo bikubakemo akanyabugabo wumve yuko ibigeragezo uhura nabyo no urukundo Imana igukunda no kukwifuriza kuguhanaguraho ibyaha. Ndasaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yuko muri aka kanya ndetse no muri aya masaha yuko wari wese ubabaye yakomeza kumuhereza kugira ukwihangana kandi Allah atuyobore ku muyoboro yayoboyeho intumwa z'Imana n'intungane mu batubanjirije kugira ngo tuzabone ibyishimo bikomeye. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.